Hello my people, mumeze mute, ngemeze I'm good. Nk'ibisanzwe ngemba ndi good. Abatesi ndabasuje mwese aho muri hose. Nibutsa abantu batarakora subscribe. Nukuri mushyigikire pe sibyo. Mushyigikire channel yanjye ifite iterambere imibereho y'abaturage. Channel yanjye ni nzima, ni izaba iyakamaro ku bantu batandukanye. Rero no kuri mushyigikire kandi subscribe abatarayikora. Shimira buri muntu wese wayikoze n'umuntu wagiye ukora share njya mbabona bakusharinze no kuri God bless you. Rero n'abatarabikora ibyo byose mu bikore. Today rero naje kuganira n'urubyiruko. Urubyiruko rufite ubumuga hanini ariko n'abadafite ubumuga turi buganireho gatoya. Impamvu rero naje ngo tuganire nk'urubyiruko, hari ubuzima bwacu tuba tugomba kunyuramo nk'urubyiruko tutagiraho ducikira. Urubyiruko tuba tugifite amahirwe yo guhitamo, tuba tugifite amahirwe kureba ibyiza bitubereye. Rero niyo mpamvu navuze ngo reka inze tuyiganirire. Mbibutsa ko amakomenti mujye muyashyiraho ibitekerezo byanyu ni nyamibwa. Impamvu rero ejo bundi kuri TikTok hari umuntu wanyandikiye arambwira Pasi wari yakiriye kandi nta kuguru ufite bla wabigenje gute, turaganira nyine ahita ambwira uburyo we nyine kwiyakira atajya byumva bitewe n'ubumuga afite, si ngombwa ko mbuvuga, ariko arambwira ati Pasi ati ngiye famille yanjye, ahita ambwira uburyo nyine ngo nagize amahirwe ngo mbona umuhungu nyine untera inda, ngo ngeze mu rugo ngo baranyirukana bla bla bamakato nyine ndibana ndije nyine atariko ngiye numvaga ngo ngiye numvaga ari amahirwe nyine kuko nari mfite imyaka mikuru, nta muntu waneretaga nyine bitewe n'ubumuga bwiwe. Ndangije nyine turaganira, ndumva twaraganiriye bigiraho nyine urumva twaraganiriye nkuko nyine ibi abantu babiri baganira. Hari n'icyo twagezeho, hari ibyo byadufashe kuba twaganira. Ndavuga reka nzaze umuntu se wazamuzanye tukamukoresha ikiganiro ko byaba byiza kurusha. Urumva ndavuga reka nzaze twiganire nk'urubyiruko cyane cyane rufite ubumuga, ariko no ku ruhande n'abadafite ubumuga bari buzemo. Abantu dufite ubumuga n'ukuri ntago tureke kumva yuko gukundwa ari amahirwe, tureke kumva ko gukundwa ari chance twagize. Natwe tugomba gukundwa n'itegeko, turabigombwa, tugomba gukundwa nk'abandi. Ntabwo dufite ntago kuba umuntu yaza ngo atubwire ngo nagukunze tubifate nk'amahirwe. Why ari amahirwe? Kandi ndi umuntu, kandi kiremwa muntu kigomba gukundwa. Nimba ndi umukobwa ufite ubumuga ngomba guteretwa nyine nk'uko undi muntu ateretwa. Ntago kuba umuntu afite ubumuga bivanaho guteretwa. Bivuze ngo rero abantu dufite ubumuga tumenye no guhitamo. Nimba ufite ubumuga uvuge ngo shaka umusore umeze gutya, shaka umugabo uzaba umeze gutya, ushyireho nawe amabwiriza yawe y'umuntu ushaka. Naza atameze uko ushaka umuhakanire, urindire uwawe azaze uwushaka uwukunze. Umuntu wese ntareke kuza uko ameze kose uvuge ngo ni amahirwe ngo ngize Imana. Ntago ari amahirwe ugize, ugomba gutegereza hakazaza umuntu wawe. Wibifata nk'ari chance ngo basi ngo reka nibyarire, ngo reka ngire gute, ngo nimbona ngo unteye inda ngo bizaba ari umugisha ntawo. Imigisha yose turayifite. Rero abakobwa cyane bakobwa mwumve ko muri namwe murenze. Ubu ufite amaguru, ubu utayafite, ubu udafite amaboko, ubu utabona, ubu utavuga, hari umuntu wawe waremewe, hari umuntu wawe ugomba kugukunda akagukundwa akaza. Waremewe kugira umugabo, kandi umugabo mwiza, umugabo wahisemo, umugabo utahuye nawe mu nzira gutya ngo upango ko ari kuvuga utugambo turi aho ngaho ngo upfuye kumufata ngo kubera wagize amahirwe. Oya, nawe ugomba gufata umwanya ugatekereza ukavuga ese uno muntu niwe nshaka, uno muntu yambera mwiza, ugahitamo. Rero nibareke kubafatirana ngo mwumve ngo ni amahirwe magize. Ntago ari amahirwe. Tugomba gukundwa, natwe tugakunda.
n'abasore nuko kuvuga ngo shango ningira Imana ngo uzanyemera azaba ari uwo upfa kuba namuteretse ngo akemera oya shyiraho nuze yavuge ngo ngiyewe nubwo mfite ubumuga shaka umukobwa umeze gutya na gutya gutya na gutya umushaka uzamubona wivuga ngo nzapfa kugenda ngo uzanyemera oya vuga ngo shaka umuntu umeze gutya umugire ntago rero abantu mufite ubumuga mumbabarire mugira amahitamo namwe wihura n'umuntu wenda ni n'umujura cyangwa iki upfe kuvuga ngo nta kibazo ngo none siko ari we wankunze oya hari undi mwiza wabona tegereza ntago umuntu ufite ubumuga wagumiwe ntago kuba afite ubumuga aribyo byatumye agumirwa kuba yagumiwe hari n'undi muntu udafite ubumuga kandi wagumiwe hari n'undi muntu udafite ubumuga kandi yabuze umuntu umutereta hari undi muntu udafite ubumuga ariko afite urugo rubi nyine ibintu byose ni magirirane ntabwo rero ibintu byose bitubaho kubera dufite ubumuga ntabwo ari igihe twibeshya tugahitamo nabi cyangwa se tukihuta tukibleminga ngo kubera mfite ubumuga ngo shango simbizi ko byakunda ngo kubera iki bitakunda bigomba gukunda kuko uri umuntu nk'abandi ufite nuze z'abantu ukuguru akazi kako nako kugenda nimba utabashije kugenda ibindi byose urabishoboye kandi niyo utagafite uragenda akaboko nimba hari ubundi buryo wagira nimba utabona uravuga nimba utavuga urabona ukanavuga ati no muntu ndamushaka namukunze ni mwiza arankwiriye rero tumenye ko dufite amahitamo twikumva yuko ibintu byose ari amahirwe ibintu byose byatugezeho ari amahirwe never rero ndagaruka ku rundi rubyiruko cyangwa se undi musore uwo ari wese cyangwa umukobwa udafite ubumuga guys nimba ubonye umukobwa uri umusore ufite ubumuga wikumva ko ugomba kumufatirana wikumva ko ugomba nyine kumumenyera uvuga ngo kubera uriya muntu yicaye mu igare nimubwira ko mukunda se gute se yanyanga gute se yagira gute guys afite uburenganzira bwo kukwanga afite uburenganzira bwo kuhakanira nyine akakubwira ati ntabwo ushaka kumbera umugabo koze hari uwundi ashaka rero mwikumva ko kujya kumutereta mumugiriye impuhwe mumugiriye ngo mukoze ikintu cya danjoya nimba wamukunze ni ngombwa ko umukunda ubwo nyine byabaye ngombwa ko umukunda mwihura mu nzira uvuga ati gusa ubu namutereta gusa ubu butwa ugomba kumutereta ubwo nimba wumva utamutereta ni kimwe nuko nyine wahura ndi mudafite ubumuga ntumuterete wikumva rero ko ubwo bumuga aribwo butumye utamutereta ntabwo nyine wamukunze nkuko abantu bose badafite ubumuga ku isi ntabwo ari ko bakunda abantu bashobora kuba miliyari zingahe mu isi badafite ubumuga ariko ugahitamo umuntu umwe ubwo rero kuba utahise muriya ntabwo ari ukubera wamublemingi ubumuga bwiwe nyine wamugize rero mumenye uko mufata bagenzi banyu b'urubyiruko rufite ubumuga nimba wamukunze ubyemeranye n'umutima we ko wamukunze nugira Imana ugasanga nawe yagukunze ibyo nyine muzakundana mugira naho mugera abakobwa namwe mudafite ubumuga hari abasore baba bafite ubumuga ariko ukamusha ngo sinakunda n'uwo musore ngo yegukuna mbemeze ngo kunagira ate ni umusore nk'abandi yavamo umugabo nk'abandi murebera rero physically banza uvuge ngo niba nshaka umugabo w'umunyamahoro usenga uzi Imana ugasanga uwo muntu abifite kumugara biri bwice birica ubwo uwo mugabo mwiza ushaka bizica urugo rwawe ngo nukwera uwo muntu afite ubumuga se birica urugo rwawe hoya mumenye rero kumva ko ari bagenzi banyu nimba uri umuterete atari ukuvuga ngo wamugiriye impuhwe ngo yowe ngo shango byagenze gutya na gutya ngo shawe ngo byagize gutya na gutya oya uvuge ngo kuko ngiye kumutereta namukunze kuko ngiye kumutereta ndumva mukunze ntago ari ukubera ngiye kumufatirana mwifatirana abana babandi mwifatirana ngo mubafatanye n'ibikomere byabo bafite byahazaza wenda mu famille yarabatoteje bari kubatoteje ntabyo murimo nurangiza umwongereho umusonga wawe mutera igikomere cyo kumva ko nyine wamufatiranye umuteye inda uramutaye famille iramutaye afite izo mbaraga nkeya kandi wakamubereye umuntu mwiza rero mugire ubumuntu uvuga utoke nimba nyine bonne relationship n'uwo muntu ufite ubumuga ubwo nimba ndi bumutere inda ndamubera ukundi kuboko kwiwe ndamushyigikira ntabwo ari itegeko wenda ngo nimba umuteye inda mu bane birashoboka ko mutabana ariko basi umushyigikire hahandi famille yiwe yamutereranye basi wowe ugira ibyo umufasha ugire umuhumurize nyine kuko aba ari wenyine
rero rubyiruko nshuti zanjye rufite ubumuga cyane cyane mwumve ko ntago musanzwe nk'uko mubyiyumvisha ngo muri cipu, ntago muri cipu, muri abantu beza cyane cyane ko abenshi tuba duhura tuziranye, ni ukuri muri abakobwa beza, muri abahungu beza, mwigirire icyizere, mwijya guhitamo ngo muhubuke muvuge ngo ni amahirwe mwagize, mwitonde mutuze, mwumve rero ko mufite amahitamo. Rero dukomeze tujye tubana hano. Ese ubundi murumva, mujye munandika muri comment nyine mutubwire muzaze muzagire ibitekerezo byanyu birakenewe, ibitekerezo byanyu birakenewe. Menyamibwa nabibabwiye bizajya byumvwa byubahirizwe. N'abashaka ko tubasura we twebwe tuzaza kubasura ahantu muri hose. Nimba rinuze hari sinabwiye nuze Facebook yanjye ni Kayitesi Pacifique, Instagram ni Miss Kayitesi, TikTok ni Tesi akadarapo. Rero mujye munyandikira, nk'uwo mushuti wanjye nyine yahise anyandikira kuri TikTok, numva ko yambwiye ibintu byiza, atuma nyine ibyo byose na hano hari umuntu uri bwiyumve nyine akabyumva ko nawe ari uko byagenze, cyangwa hari n'undi byari biri kubaho. Mwumve nyine ko wumve kuri mwiza, wumve ko nyine nawe ntago nimba uri umusore w'akajagari ntago nyine ngende bukomezanye nawe, hari undi nabona kandi mwiza. Mujye mwiyumvisha icyo ngicyo rero, ko nimba haje umuntu udashaka wikumva rero ko ugiye wipfa gufata, tegereza unasenge. kandi ko gusenga nasanze biraguhumura, bikaguha imbaraga, bibasha kukwereka umuntu wawe, uwo mugomba kuba mwaba muri kumwe, n'umuntu mwakagombye kuba mutaba muri kumwe. Mujye munasenga, mubwire Imana, muyibwire uti dushaka umuntu umeze gutya na gutya. Imana irabikora, ni ukuri Imana irabikora. Hari abantu benshi bagenzi bacu, hari igihe nzazana abantu bagenzi bacu bagiye bakora amakwe, bagiye bashinga ingo bakabyara, ubu n'aba papa beza, ubu n'aba mama beza. Abo bose rero hari abo nzazana bakabibabwira. Rero mujye musenga, Imana ibaha ishusho y'umuntu ugukwiriye, y'umuntu ushaka. Rero namwe muzavamo abamama beza, muzavamo abagabo beza. Rero mwikunde, mwumve ko namwe nyine mufite uruhare runini kugira ngo muhitemo ahazaza hanyu. Iyo uri urubyiruko nyine nibyo natangiye mvuga, uba ufite amahirwe yo kuba wahitamo urugo rwawe ese ruzabe rwiza, kabone niyo wenda wabipanga bikazapfa finally, ariko hari amahitamo tuba tugomba kugira ngo tuzagire urugo rwiza. Tunarusengera guys, ingo z'ikigihe no kuzisengera, Imana akaba ariyo yubaka ikaturinda. Rero mwakoze kubana nanjye Tesi, mukomeze nyine mushyigikire, mukoreshe n'ukuri tuzatugenda tuganira. Ibintu biracyari byinshi, mbese birahari. Bimeze gutya, ni ukujya tuza bigenda biza, ariko ni byinshi pe. Ntiturajya mu ntara, ntituratembera, mbese ibintu byinshi biracyari byo gukora. Rero mushyigikire kugira ngo tujye dukomeza, munere imbaraga, nanjye numve ko nyine ntari gukorera ubusa, nyine hari ikintu ndi gukora. Hari abo nyine hari akamaro bifite ibindi kuvuga, ntibizabe ibyo kuza ngo mvuge gutya, ko nta kuza kuvuga gutya nta muntu biri bufashe, nta kintu nge byamfasha, nta kintu byamarira. Ariko nihagira uwo numva nk'uwo mushuti wanjye urumva hari ikindi kintu yarambanyemo kugira ngo ngishe iyo nama, nyine se nkunganiriza mu igitekerezo, numva ikindi, ibyo rero binera imbaraga. Ariyo mpamvu mbabwira ngo comment zanyu ni ukuri, nizo nuze social media zindi nkoresha, naho mujye muza nta kibazo tuganire. Ngenda umuntu uganira, ukunda abantu. Rero mushyigikire kugira ngo ino channel ndabizi neza izagirira abantu benshi akamaro, atari abafite ubumuga gusa, n'abasanzwe ndabizi neza ko hari abantu bizafasha.